Yes, ni Paradizo TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko nago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe dukubita tubangura. Reka tujye ku mateka y'umwe mu byamamare cyangwa se kizigenza kuri TikTok, urubuga rugezweho muri iyi minsi. Uwo ninde? Nuwo bita Kabilame ukomoka muri Senegal ariko ubu akaba tuye mu Butaliyani nyuma yo guhinduka icyamamare. Yavutse tariki 9 z'ukwa gatatu 2020. Rero tugiye kurebera hamwe urugendo rwe mu guhinduka icyamamare abitewe n'urubuga rwa TikTok. Umwaka wa 2020 niwo TikTok yigaruriye imitima ya benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ubwo COVID-19 yatumaga abantu bari mu ngo zabo batekereza uburyo barushaho kwidagadura bifashishije urubuga rwa TikTok n'izindi. Uru rubuga rwanabaye umugisha kuri Kabilame wamenyekanye ku izina rya Kabilame. Urugendo rw'ubuzima bushya bw'uyu munyarwenya rwatangiye ubwo we n'umuryango we bavaga muri Senegal berekeza ku mugabane w'i Burayi mu Butaliyani bagiye gushaka ubuzima. Ibyo bibwiraga siko byagenze kuko bakigerayo ubuzima bwakomeje kubagora. Rame aza kubona akazi ko gukora muri restaurant aho yahembwaga 1000 ku kwezi cy'amadolari, amafaranga atari menshi ugereranyije n'ubuzima bwo muri biriya bihugu. Ubwo hateraga COVID-19 uyu musore nta kazi yagiraga kuko hari hashize igihe yirukanwe. Burya ngo ikitari cyawe nikiba ari icyawe. Kugira igitekerezo cyo gusetsa abantu ku mbuga nkoranyambaga, Rame ntiyibwiraga ko bigiye kumuhindurira ubuzima. Burya ni mugacika intege cyangwa se ngo mwihebe, Imana ifite inzira 1000. Ku itariki ya 15 Werurwe 2020 nibwo Rame yafashe icyemezo cyo gutangira gukoresha TikTok asetsa abantu ubwo mu Butaliyani bari mu gihe cya guma mu rugo. Mu buryo bwihariye yigaragazagamo atavuga, yerekana uko abantu bigora mu gukemura bimwe mu bibazo bahura nabyo kandi hari ubundi buryo bworoshye byakemurwamo. Amashusho ya mbere yashyize kuri TikTok abantu babiri bonyine nibo bayarebye. Abo ni umubyeyi we n'umuturanyi wabo. Naho mu kwezi kwa mbere ayashyizeho yarebwe n'abantu 9. Abamukurikira ari 2 gusa. Ntago yigeze acika intege kuko uko iminsi yashiraga abantu barushijeho kumva ubutumwa bwe ndetse batangira kumwishimira. Amashusho ye atangira gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, andi azagaragaza abantu bigana uburyo akoramo ibintu. Ati, hano mu Butaliyani nkorera amafaranga, nkaba nafasha umuryango n'inshuti. Ni ibintu binshimisha cyane kandi bikantera ishema. Rame w'imyaka mito cyane kuko afite imyaka 22 yaje kugira abamukurikira basaga 140,000 mu gihe cy'imyaka 2. Ibi byamugize uwa kabiri ukurikirwa kurusha abandi ku isi kuri urubuga nyuma y'umubyinnyi w'umunyamerika bita Charles D'Amelio. Ibi byatumye ahita asinyana amasezerano na sosiyete zikomeye zirimo iy'imideri yo mu Budage izwi nka Hugo igurisha imyenda, ibikoresho, inkweto n'imibavu. Yagiye akorana n'amasosiyete menshi mu bikorwa byo kwamamaza kuko yari amaze kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Uyu musore kandi yagiye atumirwa mu bitaramo bikomeye, ahura n'abakomeye b'ingeri zitandukanye barimo abahanzi ndetse n'abakinnyi bakina umupira w'amaguru, abakina amafilime n'ibindi byamamare byose uzi. Uburyo asetsamo kandi bwakoreshejwe n'abandi bantu b'ibyamamare mu ngeri nyinshi. Wakibaza se uyu musore umaje gukurikirwa n'abantu 140,000 afite amafaranga angahe? Uyu musore utaruzi ko TikTok yamuhindurira ubuzima, uba afite umutungo ubarirwa kayabo ka 6 miliyoni. Ntuzihebe, ntuzacike intege, ntuzumve ko birangiye. Mu gihe muri iyi si ugihumeka umwuka w'abazima haba hakiriho ibyiringiro. Rero icyo nakubwira ngo bakunzi ba Paradizo TV, aho uri hose icyo ushaka gukora komeza, witinya, wicika intege, komeza uzagera igihe utsinde.
kuko burya abashize imbaraga mu bintu nibo bagera ku musozo bakatsindira irushanwa. Rero icyo nakubwira ngo niba utarakora subscribe uzajya ucika utuntu tw'ubwenge nk'utu ngutu tuba tugenda tukugezaho. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Reka rero tubonane ubutaha. Mwari kumwe na Bukarifu. Ciao ciao.